muzaba mwamenyeshejwe igisubizo. Nta pressure kubihari, twese nk'itangazamakuru n'abanyarwanda badutegereje kumva ayo makuru ko azarangira n'ikibazo kizafatwa. Twese wenda twari twatuzi twenda bazaterana kwa gatanu cyangwa se wenda kwa kane, tukaba dutuje tuzi ko hategerejwe umwanzuro wanyu. Ndababwira nti sindanyurwa. None niho mutakominitse ngaho nimumbwire noneho murateganya kubikora mute? Bambwiye bati sekretariya ya Ferwafa akakana abantu bakumve neza ubunyamabanga kuko nibwo icyo kibazo cyashikirijwe bwakominitse abantu bo muri komisiyo ya competition ihagarariwe na Ntsinzi Amani mu kuba mukominika bwa ko hari ikibazo cyaje nakibabwira baravuga ati mushaka uko muterana vuba iki kintu mugifata w'icyemezo mu maguru mashya hanyuma icyo kintu kive mu nzira. Aba bantu rero ntabwo bakora muri Ferwafa nk'abakozi bahoraho. Abantu babyumve neza. Abo muri komisiyo ya competition, abo muri departement ya competition bo na abakozi. Hari departement hari na komisiyo. Abantu babitandukanye. Departement ya competition muri Ferwafa amakomisiyo atandukanye. Departement ya competition irimo aba wa kusantir na jirajya bafasha. Iyo ni departement irimo abakozi bahoraho. N'aba living story. Iyo ni departement. Ariko icyitwa komisiyo ni abantu baterana badakora kuri federasiyo umunsi ku munsi, batorwa bakazajya baterana havutse crisis, ikibazo bakeneye kuganiraho. Icyabaye rero ntabwo bose bahise baboneka mu buryo buri fiziko ngo baze kuri federasiyo babonekere ngo baganire kuri icyo kintu. Kwibuka ikindi kintu ni abantu bahabwa gusa icyo bita amafaranga yo kwitabira nk'iyo nama imwe, icyo bita sitting allowance. Iyo rero umuntu yifitiye gahunda ze ashobora kutaboneka, akabasha no kwikora kuri Zoom. Nicyo rero nicyo ngicyo wikwenga navumba yizo nengewe ivumba yo wengewe. Nanjye nk'umuntu Ruganguro yatoje kuba iki umuspy kabuhariwe, internal spy na doomed spy cyane. Yarambwiye ati jya ugira icyo bita guhitoza icyo bita bon sens, utera icyo bita bon, icyo navuga ngo nko kugereranya icyakabaye ari cyo gikorwa cyangwa koresha logique. Nababwiye nti se babuze se hari nk'umuntu yigiriye mu mahanga ntibaterana, barambwira ati reka da, ati kubera yuko iki kibazo cyabaye kuwa mbere bakatubwira ko bataboneka muri iki gitondo, turi kureba uburyo hakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga. Jire nk'umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubujyanama mu mategeko akaba yabafasha mu bijyanye n'amategeko guidance, akabwira ati amategeko naya nacyo ngiye kujyaho, noneho bakayaheraho bafata icyemezo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndababwira nti sindanyurwa, birakorwa byari kuri journée yindi butangira uyu munsi. Umuntu arambwira ati ndabona hari abantu baje buretse gatoya ahita ava kuri telefone gatoya. Ndabanza ndavuga nti reka abantu banze baceho batamenya ko ari we uri kumpa zandani. Ati mbonye abantu buretse. Ndamubwira nti se ubundi kuki wagiye guhagarara nawe hafi y'ahantu abantu bakubona? Kuki ukora ayo makosa? Hunga abantu ujya ahantu witarure uhuge. Ndamubwira nti jya mu bwiherero tuganire, uri mu bwiherero ukinge kandi tuganire mu buryo bwiza cyane cyo kubona abantu kikanga federasiyo y'abantu bafite ubwoba. Arambwira ati muri toilette niho habi, ati aho ngaho umuntu yanakumviriza. Arambwira ati reka nsohoke. Arasohoka ahantu yikinze, nta muntu wo muri federasiyo umureba, mu ijwi rituje yambwiye ati iki cyemezo gusohoka uko kiri buze kose, Aper amategeko arayigonga irahanwa. Ndambwira nti nakubajije ryari birasohoka ryari, nicyo abanyarwanda bashaka kumenya. Arambwira ati ibyo sinjye wabifataho icyemezo, ni SG wa federasiyo niwe wakwicara akavuga ngo look, uyu munsi mukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, ndashaka ko birara birangiye
kuko niwe usinya ufata umwanzuro nyine niwe ubiha umugisha niwe ubiha umugisha niwe ufata decision yanyu ashobora kuvuga ngo muhite muyikora ndashaka ko iki cyemezo kirangira bitarenze uyu munsi bivuga ngo n'aka kanya aramutse avuga ati we fanyeni kazi mujye kuri Zoom muboneke saa sita mwe mwabonetse mwicare muganire mubikure mu nzira bite mbisinyaho bite bisohoka byaba byarangiye abantu bo muri ligue barategereje bari kuvuga bati natwe pressure yadukubise umuriro wabaye umuriro ibintu byashyushye nawe hari ikibazo na Isenga Rukonda amaza ntise iryo tegeko rigonga Aper ni irihe ko ejo nagiye mbona abantu ba diaspora abandi bo mu Rwanda banyoreza amategeko abandi banyohereza andi na ruganguranya ngo wararyohereje muri groupe ni wowe ni Lorenzo ni Lorenzo ngo hari itegeko rivuga ngo ikipe ngo ikurwaho amanota ngo 3 cyangwa arenga abipanze bite umva rero iby'ukuri izandani iyo confusion twese twari turimo kandi iyo confusion twagombaga kuyigira ririya tegeko rivuga ko ikipe ikurwaho amanota arenza 3 ni irya mbere ya 2018 abantu babyumve neza ndavuze ngo ririya tegeko rivuga ko ikipe ikurwaho amanota arenza 3 arenze no ngo ashobora kuba 5 ashobora kuba 6 arenza 3 ni irya mbere ya 2018 mu mategeko kisheria Riagani iyo itegeko haje irindi ririsimbura irya mbere rikora icyakiseri ubwo riteshwa agaciro uzabyumva bavuga mu mategeko ngo no retroactivity siko bizamo bari mu mategeko siko bari simbizi wewe wabyisobanurira amanuye imiriro ewe hari ahantu aza kurangira umanuye muri jurisprudence ko jene yo muvuganira akaba ati muri jurisprudence ko ati birankomera nyine ngo babyita ngo iki oya ahubwo no retroactivity ibyo amategeko tubireke we ko ikomereza ko mugaragu hanyuma bya mugaragu tanjana mu bintu nazasobanura mugaragu we ikomereza komeza witereke twumva hanyuma rero itegeko ryaje 2018 abanyamahanga ari 3 bakiri 3 mu ngingo yaryo ya 35 tujyane neza abanyarwandakazi rivuga umubare w'abanyamahanga bemewe gukina nyuma ya covid 2022 igihe Olivier Nizeyimana harya niko yitwa irindi kafu boss wa Volcano ndanamukunda cyane n'umuntu nkunda cyane Olivier azaho bagize abanyamahanga 5 bavuye kuri 3 icyo bakoze bahinduye umubare baravuga ngo bavuye kuri 3 babaye 5 turacyari mu ngingo ya 35 niyo yavuguruwe ariko ingingo ya 37 article ya 37 kuva 2018 agirahinduka ivuga ibihano ikipe yarenze kuri ayo mabwiriza yo gushyira abakinnyi b'abanyamahanga mu kibuga ihanishwa iryo tegeko ingingo ya 37 ribigira neza clear ribisobanura neza gutya iyo kipe iterwa mpaga no kuvuga ngo itsindwa umukino kandi ikawutsindwa ku bitego 3 ku busa nta kindi kirenga kuri ibyo 2018 nibwo itegeko ryagiyeho 2022 icyo bakoze bakuye abanyamahanga ku kuba 3 babagira 5 uyu mwaka babakuye ku kuba 5 babagira 6 ingingo y'3 niyo yagiye ihindurwa ariko ibihano mu ngingo ya 37 byakomeje kuba bya bindi ikipe izabirengaho izahanishwa guterwa mpaga ndetse itsindwa ibitego 3 ku busa muri iyo match yakozemo amakosa umva rero icyo Aper iri kuzana nk'icyo bita umuntu ubona wese abafite ibyo ashyira ku meza ingingo zirengera abanyarwanda bahise baba benshi barabetera ugaje itereke bine bigiye kugera bati Aper irireguza ibiki muzi ikintu cyitwa ligue ko kimaze igihe gito kibayeho sibyo rugangura ayo mategeko yari ari muri ferwafa ngo iza gufata
inshingano z'icyiciro cya mbere ngo iziharige muzi ko iyi shampiyona y'umwaka yatangiye bataranemeza umubare w'abanyamahanga bemerewe gukina, aho bamaze kwemereza ko ari 6 bakoze ngo ibyo bita gutanga amabaruwa ari sirikirere ngo ajye mu ma ekipe. Sirikirere ijambo ry'igifaransa ryiza cyane. Ni amabaruwa bagiye bareza buri kipe kuri email. Abanyamahanga bemerewe 6, abanyamahanga bemerewe 6 babishyiramo na ziriya detaye ngo ntagomba ko harenga 4 kuri bench, ariko kandi ntagomba kurenga 6 bahuriye mu kibuga, ibintu nk'ibyo. Amabwiriza yatanzwe. Amabwiriza ibyo bita regulations. Ayo mabwiriza ya ligue ntabwo agena, ntabwo avuga ibihano ku muntu uzarenga kuri ayo mabwiriza. Ikintu cya Aper yireguza ni amabwiriza ya ligue. nyine iyo n'ingingo Aper ifite. Yego, umva uko Aper iri kuvuga rero. Aper iri kuvuga iti twebwe email twakiriye mu byo bita amabaruwa ari sirikirere. Umunyamategeko wa Aper namukunze cyane. Arabisobanura neza, akavuga ko umubare w'abanyamahanga bagomba guhurira mu kibuga batagomba kurenga 6, ariko kandi abasimbura kuri benshi batagomba kurenga 4. Ati yego twabirenzeho ntitunabihakana, mu kibuga hahuriyemo 7, ariko mu mabwiriza regulations za ligue dufite ko nta hantu handitse ibihano ku muntu uzarenga kuri ayo mabwiriza. Aho nimubona ko harimo icyuho mu mategeko. Sozo bita Maître Bonaventure. Icyabaye rero, icyabaye nabajije ndavuga nti none ko numva nyamukandagira ibagaritse murajya he? Barambwira bati reka da, bati ni kwa kundi umuntu yidefanda, atari ku bundi burya Ferwafa ati nitwe tugifite ubushobozi bwose bwo gutegura amakompetisiyo including na shampiyona y'u Rwanda. Ati kuko ni amarushanwa yacu twahaye Rwanda Premier League ngo idufashe irushanwa rimwe ryitwa shampiyona y'icyiciro cya mbere. Unyumve neza Ruvuyanga, ni nk'uko naba mfite inshingano nyinshi ngafata zimwe mu nshingano nari mfite sinzikureho 100%, kuko ni nayo ibaha amafaranga, ni nayo ibaha abasifuzi n'ibindi. Njye nkaba nguhaye ati mfasha ubu nkorera ibi bintu, ariko hari ibyemezo bikuru nzajya nifatiraho iki umwanzuro. Bimwe muri ibyo ngibyo rero baravuga ngo none Aper yabivuga ngo nta tegeko rya ligue rihari rigena ibihano, ese ubwo byaba bimaze iki gushyiraho umubare w'abakinnyi batagomba kurenga mu kibuga niba nta bihano biriho? Bo bakavuga bati rero ibyo ni ukwidefanda, atari ko mu mategeko rya tegeko ryashyizwe 2018 bakiri 3, rikaza kuvugururwa 2022 abanyamahanga baba 5, rikaza nanone kongerwa baba 6. Ati igihinduka ni umubare gusa, ariko ingingo ya 3 ntihinduka igena ibihano binasobanuke, bivuga yuko urenze kuri ayo mabwiriza ahanishwa guterwa mpaga y'ibitego 3-0. Ati rero n'ubundi uko baterana kose bazaterana icyemezo ko Aper igomba guhanwa. Sinzi ngo baraterana uyu munsi, sinzi ngo baraterana ejo, sinzi ngo biragenda bite, ariko iyo ngingo Aper ngo yarikoroje, ngo hari abantu ariko bati nyamara ati nyamukandagira hano, ati ntago biza koro, ariko abantu bambwiye bati Aper iraburana u Rwandanze ahangaha. Ni ukuvuga ngo nta byo guca ku ruhande zarya mpaga 3. nubwo no kubya Riagani, ubundi mu mategeko itegeko riguma ari rimwe, hahinduka ibyitwa amendment. Ni ukuvuga ngo amabwiriza inyereko yagenda avugaga kugena uvuga ngo havuyeho 3 bagiye 5 bawe 6, ariko ibya cyagiye byavugaga ngo niba ari 3 ibyo uhanishijwe kuko warengeje 3, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ibyo bihano byo bigumaho, ntabwo biza kurengaho. Hanyuma rero ikintu kiza kigora gituma abantu bagera kuri ubu ngubu, ubwo ruvuga ngo njye muri no case naganiriye n'umwe mu nzobere zabaye muri Ferwafa, yabaye muri CAF ndetse yewe no muri FIFA, uzi n'ibintu by'amategeko birebana na competition. Arambwira ngo ibi ngibi iyi case yabaye kuko ntabwo ari ikintu kibaye kidasanzwe, hawemo gusa kurenza umubare icyo bita players eligibility. Ruvuga ngo iryo tegeko nicyo riba rivuga, habayemo gusa kuviolatinga icyitwa players eligibility. Ibi ngibi nta nubwo byasabaga ko
ikipe runaka irega ibi ngibi ubwayo federasiyo cyangwa se urwego rushinzwe kompetisiyo bo ubwabo bakabijyanye muri raporo yabo bo bagahita bakora ariko raporo yarayikoze raporo abasifuzi barayikoze niyo mpamvu nyine komiseri uvuga ngo iyi raporo ya komiseri ubwayo Dr. Zimurinda Alain niwe wari komiseri kuri uwo mukino aravuga ngo iyi ubwayi raporo departement ya kompetisiyo cyangwa se urwego rushinzwe umupira w'amaguru ariko departement ya kompetisiyo ibi bakabikorera assessment nta nubwo bisaba kwirirwa mwicara mukoresha inama iyindi irenze ahubwo ikintu kiba cyabiteye ruvuyanga ni iyihe kipe bibayeho uburemere bw'iyo kipe ubwayo nabyo bituma abo bantu bajya guca nyine bituma bibaremerera kuko ruvuga ngo yarambwiye ngo ibi ngibi rwose mugaragu ibi biroroshye iza kore nka viziyo biba byarangiye nyuma y'amatch kumva ruvuye yarambwiye ibi biroroshye ruvuga ngo kwicara kureba iyo usabone nka viziyo na gorira iyo raporo mwayireba none kubera ko twebwe banasabye n'iyo imaje mbere yo kujya kuri Aper kuri Reyo reka nkagira inama nyamukandagira nkayivugaho akantu gato uri kumva no reka gasoza aka kantu kanjye so nuvuga ngo we yarambwiye ngo ibi ngibi ntibyakabaye binaturinda tugera no ku munsi wo ku wa kabiri byakabaye ku munsi wo ku wa mbere bakimara kubona raporo ya komiseri intanari bagombaga kuba banabisoje n'imyanzuro igahita isohoka tutiriwe tujya kubaza bose birasohoka ryari ariko kubera ko bibaye kuri ekipe nyine ye navuga ko ikipe nkuru ikipe nka Aper byabaremereye bamwe baravuga bati ese koko dukubita akanyundo ese koko turebe ukuntu tworoshya niyo mpamvu bigeze aka kanya urakoze cyane hanyuma nawe umunota umwe nawuguhaye ariko nawe njye n'uburenze wenda gufatira ibyemezo reka ubaye departement komisiyo ya kompetisiyo reka ngire Aper inama mu ijwi rituje Aper abantu basanzwe bakuvugaho ibintu bitari byiza ibyo urabizi ntabwo ari njye ubivumbuye this time around keyaringa urugero rwiza amanota 3 ntabwo ari yatwara shampiyona gusa reba ibitagenda neza mu nzu yawe mo imbere reba ibitagenda neza mu kibuga ibaza impamvu utsinda igitego kimwe mu mikino 3 ya shampiyona ibaza impamvu ikipe itari gukina neza shaka igisubizo mu kibuga wafikisa ibibazo ufite ukikuraho pressure itari ngombwa ufite ikipe nziza ikomeye wakwiratrapa wakwikosora mu kibuga shampiyona bikazarangira uyitwaye this time around mureke drama icyaha kirabahama ikosa ryarakozwe n'umwana w'uruhinja kazungu niwe uvuga ngo ni urubanza ubwa drama ni nk'ikinamico mureke saga zitari ngombwa mu urugero rwiza mureke gutuma hari andi mazina mabaza ku izina ryanyu ikipe yubashwe y'ingabo z'igihugu mwemere muhanwe nk'abandi nimurangiza ahubwo mwikosore mu kibuga akajambo koroshye kazungu ajya avuga umwana w'uruhinja w'igitambambuga it's a no brainer fact yabibona ko Aper yakoze amakosa igomba guhana urakoze cyane nta bindi rwose